ukomeze gusenga mu amaso mushima. Amen. Turashima Imana yo mu ijuru kubw'itorero rya Shama. Abakristo mwese hamwe n'ubuyobozi. Ndifuza kuvuga biki ariko nifatwaga muri hanga siko ariko nindafatwa nanjye nicyo nifuza kugira ngo tugabane igitaramo, ariko nifatwa zaba mbagiriye nabi ndarondogora. Sinsubiramo amagambo twaganiriye ejo. Uyu munsi nari nzi ko turi buganire kuri ivugabutumwa rya Pawulo, ariko ko numva byanze bitakunze ndagaruka ku isengesho iri twasomye. Musenge, devote yourself to prayer, mwitange gusenga mu zindi ndimi, mube maso kandi mushime. Ndagaruka kuri iri sengesho Pawulo yari arimo asaba abakristo. Iri sengesho Pawulo yari arimo asaba abakristo ntabwo ryari isengesho ry'ubukene n'ibibazo, ryari isengesho bita ngo ni apostolic prayer, ombi la kibutumbe cyangwa isengesho ry'ivugabutumwa. Nusoma iki gice nababwiye ngo ni igice cy'ivugabutumwa. Pawulo yari arimo abasaba amasengesho y'ibyo kurya n'ibindi, yari arimo abasaba amasengesho akomeza ashigikira akingura imiryango y'ivugabutumwa. Munyikirize amen. Amen. Munyikirize amen. Amen. Iki gice kigabuyemo ibice nk'abingane, chapitre yose ya 4 y'igitabo cy'Abakolosayi. Umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri uvuga hejuru ya shebuja kubana n'umukozi wiwe. Umurongo wa kabiri kugeza ku wa kane uvuga hejuru yo gusenga. Ariko amasengesho uvuga gusenga, irya mbere ni ukuvuga ngo abakristo bagomba kubaho ubuzima bwa devotion, ubuzima bwiyeguriye gusenga. Icya kabiri ni ubuzima bwo gusenga no kuba maso. Icya gatatu ni amasengesho akingura imiryango y'ivugabutumwa. Icya kane ni amasengesho aho abakozi b'Imana imbaraga zo kwamamaza ubutumwa. Amen. Munyikirize amen. Amen. Aya niyo masengesho Pawulo yari arimo asaba itorero ry'Abakolosayi. Igice cya gatatu ni uguhera kuri verisi ya 5 kugeza ku ya 6, aho ivuga ko abakristo tugomba kubana n'abapagani mu bwenge. Abakristo bagomba kuba bafite ubwenge bwo kumenya kubana n'aba outsider, abatarizera. Kuko iyo umuntu ari mu kanisa akabana n'umupagani akananirwa kumwerera imbuto, abatobye ubutumwa. Nicyo bituma iki cyanditswe n'ikivugabutumwa. Ni icyanditswe kidusaba kubaho nk'abahamya nyakuri ijambo ry'Imana. Muri iki cyanditswe kidusaba kuvugana ubwenge n'abatarizera, apana guporomoka uvuga amagambo nk'ay'abapagani, uyavugane n'abapagani. Abagore bari kwirukana mu bipangu basanga umugabo bamukorera mu bipangu, umugore we yananiwe kumvikana n'abandi, cyangwa umugabo yananiwe kumvikana n'abandi bakamwirukana mu bipangu, kandi we nicyo bipangu kirimo abapagani. Nicyo bivuga ngo mugire ubwenge bwo kubana n'abatizeye. Munyikirize amen. Ubu bwenge rero tubukeneye mu miryango yacu, kuko aho turi hose hari abapagani. Mu mafamiye yacu hari abapagani. Guhera ku ngo zacu, Bibiliya ivuga ingo zibiri. Ivuga urugo rw'umugabo n'umugore bakishijwe, ikavuga n'urugo rw'umugabo ukishijwe n'umugore w'umupagani, cyangwa umugore w'umukristo w'umupagani, umugabo w'umukristo, gutyo bimushanyije. Izo ni ingo zibiri tubamo. Ni ukuvuga ngo aho hose niba mwene satarizera, niho birivuga ngo uwo ni umu outsider, n'umuhanzi, ubane nawe mu bwenge. Niba ari ukunyumva cyane, niba ari ukutumva, umwakabe amaso. Niba ari ishobora. Amen. Amen. Munyikirize amen. Amen.
umurongo wa karindwi kugeza ku murongo wa karindwi kugeza ku murongo wa 14 havuga hejuru y'abakozi b'Imana b'abizerwa n'abafatanya abo dufatikanye umurimo w'ubwizerwa cyangwa gukora umurimo mu bwizerwa. Niyo uzasanga liste y'abantu benshi Pawulo yagiye ashimira harimo gukora umurimo mu bwizerwa. Icyanyuma ni ama instructions, ni amabwiriza Pawulo yatanga. Ariko ntaraje mu cyanditswe cyacu cy'uyu munsi twiga, nagira ngo ntarinjira mu isengesho ry'ivugabutumwa Pawulo yasabaga abakristo cyangwa abakristo bagomba amabwiriza y'ibyifuzo by'ingenzi itorero rya mbere cyangwa intumwa zari zifite. Icyifuzo cya mbere cy'ingenzi itorero rya mbere ryari rifite ni icyifuzo cy'inyota yo gusenga. Kuko itorero rya mbere ryari rikeneye umwuka cyangwa umutima wo gusenga kugira ngo bafashe ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ubafashe ubaha imbaraga, kuko umukristo udasenga ni umukristo uri powerless, ni umukristo udafite imbaraga. Icya kabiri bari bakeneye amasengesho wabahe ubwenge, kuko ubwenge bw'umwuka bukomoka mu mbaraga zo gutinda mu masengesho. Icya gatatu bari bakeneye amasengesho wabahe protection, kuko amasengesho atanga uburinzi, protection y'Imana umurimo wayo no ku bantu bayo. Haleluya. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Icyo gituma icyifuzo nyamukuru intumwa zari zifite nuko abakristo batunga esprit yo gusenga. Intumwa zaravuze bashatse abadiyakoni ba mbere ku mpamvu zibiri gusa. Baravuga ngo impamvu dukenera abadiyakoni ba mbere nuko dufite ikibazo dufite, turi mu kuja kugabura umuceri n'ibishyimbo n'ibigori, tukabura umwanya wo gusenga no kubwiriza ijambo ry'Imana. Mushaka abantu bakora ibintu biri logistique, natwe ubwacu gukora ibintu bibiri gusa, gusenga no kubwiriza. Amen. Sema amen. Munyikirize amen. Abasiteri bakera babaga mu bintu byinshi, usanga pasiteri muri comptabilité, n'ugaruka umusange muri pasiteri umusange imikakora imirimo y'abadiyakoni, umuriro washize pasiteri yagiye kureba amazi niba yamenye muri toilette, pasiteri yagiye kureba bafure yapfuye, pasiteri baravuze ngo mushaka abadiyakoni bakora aka kazi, twe dusigarane ibintu bibiri gusa, gusenga no kubwiriza. Amen. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Kari akazi kagoye mu itorero, kuvuga ngo pasiteri niba uhagaburira abapfakazi mu itorero, akabanza agashaka bene wabo, akabanza akagaburira abasita bose bene wabo, narebera amayisha hariya, agahakikisha ko babonye umusada, yarangiza akabona kuja aho basinzira. Kandi muzica ubutumwa, mushaka abantu baja mu bigo n'ibishimbo, murekere maisha kazi kivuga butumwa. Ego. Icyo nicyo cyari icyifuzo cy'itorero rya mbere. Icya kabiri kwari ukuyoborwa n'umwuka. Icya gatatu kwari ukugira ngo Imana ikingure imiryango y'ivugabutumwa. Kuri none twebwe abakristo nitwe twumva ko ivugabutumwa ari amahirwe ya kabiri cyangwa atari priorite, ariko itorero rya mbere ikintu cyari priorite kuruta ibindi ni uko ubutumwa buvugwa. Niyo masengesho intumwa zasengaga, Mana dukingurira imiryango y'ivugabutumwa. Ni nacyo basabaga bera, mudusabire kugira ngo Imana ikingure imiryango tubone uko tuvuga ubutumwa. Ntabwo bararaga ku ijoro mu bishyimbo byashize mu nzu, kandi ubu bararaga ku ijoro ngo yabuze rente. Bararaga ku ijoro ngo Imana ikingura imiryango babona abo babwirizwa bagakizwa. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Jambo ryiza wambwiye ndabaye kibisi ku mutima, za nzandiko nziza wambaye ndazisoma ku manywa na nijoro, ndazisanzemo amabanga
umutima, uri inshuti itamva iruhande, uri kwigite. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Abakristo n'ubu nibo bakristo b'ingumba batororoka, kuko itorero rya mbere Bibiliya ivuga ngo barungukaga buri munsi, kubera ko buri munsi Imana yabongeraga abatizwa. Naryo ryari isengesho ryabo ngo Imana ikomeze kubakingurira imiryango y'ivugabutumwa. Icyo cyari icyifuzo cy'umara abantu. Nta muntu wari ukeneye gukomera cyane ngo ejo narababwiye abari hano, ndababwira ngo ubu ngiye mu masengesho Imana ikambwira ngo utize kumurevera, genda ukure ube bishop. Si Imana ibivuze, uba wifujira ako kazi. Yari politiki. Kuri abakristo kabisa. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Uko narababwiye ngo revera ntaruta pasiteri, bishop ntaruta pasiteri ntaruta umuvugabutumwa. Ikintu kiza kinezeza Imana kuruta ibindi ni umutima wahindutse. Itorero rya mbere mu byifuzo by'ingenzi bagiraga, bashakaga the faithful partners, bashakaga abafatanyabikorwa n'abo bakorana babizerwa. Niryo ryari isengesho rikomeye itorero rya mbere ryagira. Nusoma Pawulo yandikira Abakorinto mu gice cya 16 yaravuze ngo mwakire yabwiye umugore yavuze mwakire umudiyakoni w'Ikenkiriya Akwila na Priscilla bari hepfo, ariko yatangiye mbere avuga undi mugore aravuga ngo mwakire ni umudiyakoni w'Ikenkiriya kandi yagiriye neza abantu benshi. Naje munyikirize amen. Nabo itorero rya mbere ryari rikeneye abizera baza mu murimo bakagira umumaro, bagafasha abandi bizera, bakanafasha n'abavugabutumwa b'ijambo ry'Imana. Inyito wahabonye kanga 16 Arabona mutahirize Priscilla na Akwila abo nabo kuko abo nabo ngo baramuse, kuko ngo bari gutanga ubugingo bwabo. Foi byari umugore ariko watanga ibyiwe afasha abavugabutumwa. Pawulo aravuga ngo yafashije abantu benshi, nanje ndimo. Yari umudiyakoni ngo nanje ngo yafashije ndimo. Abo nibo bapartners babizerwa itorero rya mbere ryasengeraga gusa. Arasenga mu Mana kuduha abagore babizerwa umurimo, kuduha abagabo babizerwa mu murimo, kabalidi batanga ibyabo bagatanga umwanya wabo. Aravuga ngo yafashije benshi nanje ndimo. Asaraga mutahirize na Akwila na Priscilla kuko abo bantu bari babiri ngo twakoranye umurimo w'Imana, twarafatanyije mu Mwami Yesu. Ariko kandi ngo barisitse ko babaca ibihanga, barisitse gutanga ubugingo bwabo kugira ngo bakize. Bemeye gutanga imitwe yabo kugira ngo bakize. Aravuga ngo mutashe itorero ryo mu rugo rwabo. Munsi avundi mugabo aravuga ngo ni uyu mugabo ndamukunda cyane. Epaineto. No. Aravuga ngo mutashe uyu mugabo. Epaineto. Aravuga ngo mutahirize Epaineto. Ngo ndamukunda cyane. Munyikirize amen. Ubutumwa bw'abantu. Munyikirize amen. Yadusuzanye mu Mwami Yesu. Mekosebera yedanye. Ubutumwa si ukuvuga amagambo menshi. Ubutumwa ni ubw'abagabo. Ubutumwa ni ubw'abagabo kabisa. Aravuga ngo mutashe Epaineto. Musuhuze kuko ngo ndamukunda cyane. Aravuga ngo niwe muganura w'abantu bahindukiriye Imana muri Efeso. Epaineto ngo yari yarizeye
arahindukira n'ubwenge n'umutima n'ibitekerezo. Pawulo aravuga ngo uyu abaye umuganura w'abantu bahindukiriye Imana. Aravuga ngo ndamukunda Epayineto ngo ni umuganura w'abantu bahindukiriye Imana muri Efeso, muri Asiya. N'iryo sengesho ry'itorero ryawe Mana, uduha abagabo bahinduka n'ubwenge n'umutima n'ibitekerezo, akaba aribo dufatikanya mu murimo pana babana. Kuko twebwe twagize ikibazo tugufatikanya n'ababana, bazi kuririmba ariko bababana, bazi guhanura ariko bababana, bazi kubwiriza ariko bababana. Ibo basabaga ngo Imana ibaha abapartners babizerwa. Imana ibahumugisha. Amen. Imana ibahumugisha. Amen. Imana ibahumugisha. Aravuga ngo nkunda Epayineto kuko ni umuganura w'abantu bahindukiriye Imana muri Asiya. Imana ibahumugisha. Amen. Imana ibahumugisha. Amen. Muzi cyatokoje ubutumwa bwacu se? Aho. Ni ukugira abapartners batarabizera. Nukugira abapartners batarabizera. Nibyo byari isengesho ry'itorero rya mbere. Uduha abagabo babizera umurimo wawe. Imana ibahumugisha. Amen. Imana ibahumugisha. Amen. Icyo gituma ntazatinya nawe isi yose yaruka imisozi irakubayo ikashimwe ivumi yakigerageza ereke ko Imana ifasha itorero ryacu ryagize ikibazo kubera ko abantu benshi twabaye inshingano kubera ko nta bandi bari bahari. Bavuga bavuze ngo babuze uwo batuma baramukira, abantu turi gusenga kubera ko twabuze abantu. Abandi munyikirize amen, munyikirize amen. Abandi twabasengeye kubera ko aribo bene wacu babuze. Abandi twabahaye umurimo kubera kuko bafite impano nziza bazi gushusha amateraniro, kandi icyo nacyo kiri gukunda muri iki gihe. Hari ahantu nabwiye ushize umunyakenya umwe yabwiye yirukanye uwoga z'umuririmbira, aravuga ngo bazaja kuririmba ubona akawusha amadaba, bazaja kuririmba amadaba agakawuka aramwirukana cyangwa ifaranga zari zabuze. Hari n'abandi hano wenda bahawe imyanya kubera ko bazubashusha amadaba, ariko wa mutima wo guhindukira Imana. Itorero rya mbere ryari rifite icyifuzo kivuga ngo Mana uduheza abaparteneri babizeye. Aho urashimira uyu mugabo ndamukunda cyane, aravuga ngo uyu ni umugabo wabaye umuganura w'abahindukiriye Imana muri Asiya. Uratekereza umuntu ahindukirira Imana, umuntu akamutekereza nk'aho ari we mbuto ya mbere yabanje guhindukirira Imana akabikitegereza, abandi bakamurebera. Ari rero amasengesho y'igihugu. Noneho rero isengesho rya apostolike Pawulo yasabaga abakristo b'i Tesalonike nyine. Pawulo yasabaga abakristo b'i Tesalonike gusengera ubuzima busanzwe. Bwa buzima busanzwe batubwiye ngo tugomba kuja gusenga, byanagera Imana ikatwohereza abadutabara, siko yavuze. Ntabwo ariko yavuze kabisa. Rimwe na rimwe jayo bizira ibwira ko ndi mu murongo, aja kurera amaso gasayisha Yesu yamuze
icyubahiro no gukomeza umutima. Nayo magambo atatu nyamukuru ari mu isengesho Pawulo yasabye Abarosari. Iri sengesho rivuga iki? Iri sengesho risaba abantu gukura mu mwuka. Iyo abantu bakuze mu mwuka, ikintu cya mbere kikurangira umuntu wakuze mu mwuka ni ugutahura kumenya ubushake bw'Imana. Abakristo benshi ni abakristo ku bushake bwabo. Amasengesho yacu ni amasengesho ku bushake bwacu. Umurimo ni umurimo dukora ku bushake bwacu. Pawulo yageze avuga ngo nivuga ubutumwa ndoza kuba ndikora ku bwaje banararetse, ariko igituma atarireka nuko nzi ko ni narireka zaribazwa. Iyo umukristo amaze gukura, ikintu gikuru tugomba gusengera ni ugutahura kumenya ubushake bw'Imana. Iyo uri mu bushakashatsi umenye icyo Umwami ashaka ari cyo gukora, ntibukore ibintu byinshi, ubanze umenye icyo Umwami ashaka ari cyo gukora. Amen. Rega si byiza gukora ibyo tugomba dukunda gukora. Zanibaza ikibazo mwibaza bose nogera Imana ibuza gukora ibyo ukunda, ariko kantegeka gushaka ibyo ishaka. Bibiliya zidusaba ngo urugendo rw'ubukristo tugereho duhagarike ibyo dukora tubitekereze. Nitumara kubitekerezaho twibaze ngo ese ko turabikorera mu bushake bw'Imana cyangwa hanze y'ubushake bw'Imana. Iki kintu ni ikintu cyiza cyane, ni n'ikintu kigoye cyane, kuko gukorera Imana ni byiza, ariko umuntu ashobora gukorera Imana ari inyuma y'ubushake bw'Imana. Ariko ese ubundi muzabona hari ibintu bikigoye kumenya. Iyi si itugesheje ahantu heza, itugesheje ahantu imbuto zirimo kwera ukaba uzibona mu gitondo bidasabye kuja mu mwuka. Ubu nibwo twabonye abapasiteri bavuze ku Gahayo, bayobora amakanisa ku Gahayo, basengerwa ku Gahayo, abandi baririmba ku Gahayo. Wewe wabona umuntu bamutenga agakomeza akabwiriza. Ibi twarabibonye. Imperuka dusigaye tuzarabona ni tagisigaye. Tagisigaye. Mwenyekirize amen. Ejo narababashije ndababwira ngo niba umuntu atwara ibiheko hano yamara agatanga meza n'uwicaye nawe afite ibiheka akayaho. Nasanga babaza ngo niba umuntu asambana n'umukristo yamara agatanga meza n'uwo basambanye nawe akayaho. Ndababaza ngo se indi antikristo umutegereje bizaza mu kanisa ni umurozi undi antikristo dutegereje ko azavuka ni ubu. Barabaye kera bagaza bavuga ngo imperuka izaza ntabwo rizasigara rigeretse ku bindi, tukagira ngo ni nk'amarango azashikaho nka kabiri, imisozi icikemo ngire ngo none kumenye ko imperuka yaje. Burya hari igihe birivuga mu migani nk'imwe icyo yavuze ngo ntabwo rigeretse rizasigara rigeretse ku bindi, ngo wazaza imishitsi mukaba babwira ngo imisozi zose inyeganyega umenye ko imperuka yaje. Inyenyeri zizaba, ngo abantu ngo intambara zizaba nyinshi, ngo abantu bazogira inzara, none ntacyo tutara. Amen. Araje Yesu, araje Umwami Imana, ube maso, ebe barezi. Yeah.
bari mu isi bose. Umunsi Yesu azaza abantu benshi azabatungura, ariko abategereje Imana tuzabatungura. Munyikirize amen. Bigihe abantu badatekereza ko yogaruka, ngo nibwo umwana w'umuntu azagaruka. Igihe abantu bazaba barimo gutera imbere cyane, nibwo umwana w'umuntu azagaruka. Igihe abantu bazaba bashaka abandi bagashaka, nibwo umwana w'umuntu azagaruka. Kandi uwo munsi uzatungura abari mu isi bose, ariko mwebwe tuzabatungura. Iki kintu kiza kinezeza. Ni gute uyu munsi utazagutungura? Ni uguhora turi maso. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Biravuga ngo mube maso kandi musenge. Uyu munsi uzotungura abantu benshi. Barimo babwira iri jambo ngaruke kuko twaza tuganira. Icyo twaza tuganira ni ukumenya ubushake bw'Imana. Itorero rya none ryayoboye ubushake bw'Imana. Abakristo bayoboye ubushake bw'Imana. Abakristo ba none itorero ni hata. Nazatekereza muri iyi minsi ya ndirimbo. Iyo ndi mu bihe byiza nazatekereza indirimbo. Kandi natekereza iza kera. Nazatekereza indirimbo za Sostene yaririmbye. Aravuga ngo urasanga n'itorero usubiremo bakristo banone baranaje urasanga n'itorero ubushake bw'Imana ariko bita ku cyubahiro cyane. Ukubona ukuntu twajwe mu itorero, abantu bose basigaye bakunda gushekererwa n'abagabo, kandi kera nta mugabo wakundaga gushekererwa. Ndagaze kubona ko abagore n'abana, ariko ubu ngo basigaye ashaka ngo bamushekerere bamuvuge neza. Chungaji. Hari n'udaha bikora neza, ndashaka ngo bamushimire, kandi bamushimire imbere y'abantu. Ubutesi buratwisha. Umuntu bazashaka ngo bamushekerere bikanisa. Wite ku bushake bw'Imana. Rimwe na rimwe abantu bo ku bushake bw'Imana ntibazwi. Kuriya kaga kenshi ukatari kazwi rero. Ako gakenshi ukatari kazwi. Bibi. Ariko bibi ni hatari. Imana itwigishe kumera nk'abibi. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Akenshi tuzabona ingororano z'ibyo twakoreye kubera ko abantu badushimye tukanyurwa. Riravuga ngo ukunda gushimwa ingororano ziwe zirangirira aho muri ako kanya. Akenshi hari ibyo tutazabona kubera ko abantu badushimiye tukanyurwa. Abantu nibagushimira umutima wawe uzabishaka, uvuge ngo ya n'icyubahiro cy'Imana si icyaje. Icya kabiri, ariko ko muragira ngo ndandika serivisi urarara. Icya kabiri, ubukristo bukura ni ubukristo bwiga kubaho imibereho ikwiriye mu mwami. Tugomba kwiga kubaho imibereho ikwiriye ab'umwami, apana imibereho y'abapagani, imibereho ikwiriye ab'umwami.
urumva ukuntu abantu twesheje ibintu byose umuntu mwene waciye amaze kuba umusitari nubwo yokwica umuntu agumana byasi kandi siko bigomba kugenda. Umukristo agomba kumarwa no gukiranirwa ego muri sosiyete nzima. Gukiranirwa k'umuntu kugomba kumumara, gukiranuka k'umuntu kugomba kumushyira hejuru. Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi azashirwa hejuru. Iyo sosiyete ija gupfa izayogeza n'umunyabyaha, iyo sosiyete ija gukira izayogeza umukiranutsi. Agakwera Imana niyo mfasha mu buryo ariko munyikirize amen. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Iyo sosiyete ija gupfa izayogeza n'umunyabyaha, mukamenya ibyaha by'umuntu mugakomeza mukamwogeza, mugakomeza mukamwororosa. Ariko iyo sosiyete ija gukira izireje umunyabyaha kogeza umukiranutsi. Mubeho imibereho ikwiriye abo mwana. Bibiliya iravuga ngo bazabona ishyano, abafata ikibi bakakita icyiza n'icyiza bakakita bazabona ishyano. Imana yari yarahaye Mose amategeko. Zimwe mu mpamvu zatumye imuha amategeko ni ukugira ngo ikize sosiyete, kandi mu buzima bwo gukiza sosiyete yari yaramuhaye amategeko yo kugira ngo uyu umeze gutya mumureje, uwo muzaha agaciro rumeze gutya, kugira ngo batunge sosiyete ifite ubuzima. Ubukristo ni sosiyete igomba kuba ifite ubuzima. Munyikirize amen. Ibi nta marangamutima arimo, nimudasinzira murataka. Aho uza gusohorera munyikirize amen. Munyikirize amen. Ariko ndaza kubashikirira mu kanya murabakanya ushobora bikeneye. Ubukristo ni sosiyete, ntabwo ari idini. Imana ntitekereza ubukristo nk'idini, ibutekereza nka sosiyete. Sosiyete imeze gute? Sosiyete igomba kuba ifite standard y'imibereho, ifite ibyo yanga n'ibyo yemera, ifite ibyo yaha agaciro n'ibyo yima agaciro, ifite ibyo ikibanza n'ibyo yima ikibanza. Cyo gituma bivuga ngo mubeho imibereho ikwiriye abo mwana. Ejo narababwiye ngo ubutumwa bwacu bahuye n'imbogamizi yitwa syncretisme. Syncretisme ni ukuvanga ubutumwa n'imico n'imigenzo. Narababwiye ejo ngo icisha amakanisa yacu, ikibazo kiri mu kuba mu ikanisa tukagishorera, twageraho twugikemuye dukoresheje Bibiliya, tukagaruka bakavuga ngo ni bijyanye mu muryango w'abasinzira uko bakivugaho nuko kera mugabo icyerekezo cya Bibiliya. Ikibazo kikaba mu itorero mukagishorera, aho mubikemo yuko Bibiliya ivuga, mukakigarura mukavuga ngo murabona kuri umuryango, mugisubize mu Basamari uko Abasamari bakivugaho nuko. Abasamari bakagenda bakororosa nuko, tugatunga itorero ryororosha ibintu byose kandi tubizi, tukaba tujomborerana, ariko mu ruhame ntitwobivuga abasida barakororoshe n'abasinzira. Niyo mbogamizi ya mbere ubutumwa bwahuye nayo. Ariko ubutumwa bwaje buje gukiza sosiyete. Munyikirize amen. Munyikirize amen. Muranezerewe mukeneye kushika. Keneye gisiba wa. Hadi wabuze umuntu uvuga abayumbe nayo ngo bayagize uzaba. Ngo bayagize uzaba. Ni wana nawe ni hatari guys. Imana ibahungisha. Ariko ikindi gikurikiraho ubuzima bukura mu mwuka n'ubuzima bw'imbuto. Ikindi gikurikiraho cyane abakristo
cyangwa abizera believers bagomba kuba strengthened with the power of God. Abakristo bagomba gukomezwa n'imbaraga z'Umwuka. Iyo abakristo bageze aho bamenye ubushake bw'Imana, icyakabiri bakabaho imibereho ikwiriye mu Mwami, icyagatatu bakabaho mu mibereho yera imbuto, icyakane bakaba bakomejwe n'imbaraga z'ijambo ry'Imana. Ubwo nibwo bukuru bw'itorero rigomba gusengera. Iyo ni po ya mbere naza mbabwira. Muri hanganiye kabiri n'iya gatatu. Ya kabiri ni uguhimbaza Umwami, ni ugukora ibikorwa bihimbaza Umwami. Maisha yabivuzemo. Intego yacu yo gukora igomba kuba ari icyubahiro cy'Imana. Niba tudatekereza ku cyubahiro cy'Imana, ntabwo turaba abakozi bashize. Unaniwe gusobanura. Ni ukuvuga ngo ubukozi bwacu burangana n'uko dutera icyubahiro cy'Imana. Niba umuntu adatekereza icyubahiro cy'Imana, uwo si umukozi w'Imana. Niba Pawulo yavuze ngo babe Imana zabo ninde? Navuze ngo ni to glorify God, guhimbaza, gukorera kugarurira Imana icyubahiro. Cyangwa seeking God's glory, gushakira Imana ubwiza. Ariko iri jambo ndarisise, ariko rirambabaje bacu. Icyagatatu, apostolic prayer advance God's kingdom. Isengesho riri apostolike riba rigendereye kwagura ubwami bw'Imana. Niyo ko ya gatatu naryo rirambabaje. Ahubwo banguri ariko umwanya we ice hejuru buke twumva banguri sesa rero ngo bishe bavuze ko basoza byari saa 3. yego hasigaye iminota 10 kandi ugomba kushida nawe mugataha basusoza. Amen. Haimana nzira namba haimizashira muzira sashe imirimo ye Amen. Amen.